kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, tugarutse mu kiganiro amahitamo yanjye, aho ikiganiro amahitamo yanjye gitambuka buri wa gatatu saa 12 z'umugoroba. Nk'ibisanzwe rero mubana na Claude Muhirwa, ntabwo mba ndi jyenyine mu kiganiro amahitamo yanjye, ahubwo nk'uko mumaze kubimenyera mba mfite abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi nabwo mu kiganiro amahitamo yanjye ndi kumwe n'umutumirwa muri kureba kuri screen zanyu. Reka ntangire muha ikaze. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amakuru mumeze mute? Tumeze neza turashima. Tuguhaye ikaze mu kiganiro amahitamo yanjye. Yego murakoze. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro, uri muntu ki? Urinde abakurikira Rwanda 24 TV, by'umwihariko ikiganiro amahitamo yanjye, barabwirwa n'icyo umuntu tugiye kuganira nawe. Murakoze, nitwa Niyubahwe Diane, ntuye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ni aka Nyanza, umudugudu ni uwa Kigarama. Yego, muri kubyumva rero ko tugiye kuganira n'umwari witwa Diane. Mbere y'uko twanzika mu kiganiro amahitamo yanjye, birashoboka ko nawe waba ufite impano cyangwa se ufite amahitamo wifuza kudusangiza kugira ngo abandi bayumve, ubundi nabo bigire aho bibavana n'aho bibageza. Biroroshye rero, ushobora kuba watwandikira kuri 0718141281 cyangwa se ukajya kuri platform zacu zose. Instagram page ni Rwanda 24 TV, Facebook Rwanda 24 TV, ndetse na TikTok naho ni Rwanda 24 TV. Diane, ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Yego. Nawe nka Diane, iyo wumvishe ijambo amahitamo yanjye wumva iki? Iyo numvishe ijambo amahitamo, mba numva nyine nk'ikintu wahisemo kugira ngo ugikore kibe aricyo kizakugirira akamaro k'ejo hazaza. Ariko nk'uko tubizi, guhera mu bwana ari amahitamo ababyeyi bagenda batugirira. Yego. Ariko natwe hari amahitamo tugenda twigirira nk'abantu bakuru, urubyiruko. Bitandukanira he ku mahitamo umubyeyi ashobora kukugirira n'amahitamo wowe ubwawe ushobora kwigirira? Amahitamo umubyeyi ashobora kukugirira, ashobora kuguhitiramo wenda inzira ukwiye kunyuramo, ariko wowe wihitiramo ikizakugirira akamaro ejo hazaza. Yego. Kuba ababyeyi benshi bakunze guhitiramo abana babo amahitamo, ndetse ugasanga mu hazaza habo bibagizeho ingaruka. Ese birakwiye ko ababyeyi bakomeza guhitiramo abana babo? Oya, ntabwo bikwiye. Ugomba kwicaza umwana wawe ukamuganiriza, ukanza ukumva, ukamureka akihitiramo, kuko iyo umuhitiyemo ntabwo biba byiza, ntabwo bituma agera ku nzozi ziwe. Yego. Ni ryari noneho wowe nka Diane wamenye ko ufite impano, wagize amahitamo? Igihe nagize amahitamo nayagize 2022. Nibwo nahisemo urugendo nyine rw'ibintu nkora, nibwo natangiye kwiyumvamo ko ntakiri umwana mu rugo bakwiye guhitiramo, ngomba kwihitiramo ibizangirira akamaro. Yego. Mbere y'uko twinjira muri uwo mwaka wa 2022, mbere yaho nta bintu wajya guhitamo? Oya, nahitirwagamo n'ababyeyi. Ababyeyi nibo baguhitiragamo? Yego. Byaje gute rero kugira ngo wumve ko noneho ukwiriye kwihitiramo ibyo ugomba gukora? Ukuntu byaje, natangiye nyine numva ntagikwiye guhitirwamo n'ababyeyi, nihitiramo, ntangira gukora utuntu nkabona birakunda, kandi nari nzi yuko amahitamo y'ababyeyi ariyo ashobora kongera akamaro. Mbona ku mahitamo yanjye nanjye ntangiye kugira ibyo nigezaho. Amahitamo yawe 2022 wahisemo icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ni ayahe? Ni amahitamo yo gukora ibintu bijyanye n'ubugeni, kuboha, gukora imitako. Yego. Ubugeni
ni ibintu akenshi bikorwa n'abantu ndetse navuga akenshi tumenyereye ko baba barize ku Nyundo. Wowe ho wabikuye he? Wabyize hehe cyangwa se ni impano kumwe umwana akura akiri mutoya, hari ibintu agerageza gukora akaza gukura ariko afite ibintu yagiye agerageza mu bwana bwe. Wowe ni ibyo wize mu ishuri, ni impano, bimeze bite? Murakoze, njye ntabwo nabyize mu ishuri, ni impano natangiye nkiri mutoya. Nkiri muto nakundaga gukora utuntu tw'udufurari nkatwuzuza ariko simbashe kuba nagirirwa amahirwe yo kutwambara, nkasanga badutanze cyangwa se banatunyibye. Ubwo ngeze muri 2022 nibwo natangiye kwagura impano, noneho ndongera ndiyibutsa. Yego. Iyo wakoraga akantu ugasanga bagahaye undi muntu cyangwa se nk'uko bivuze ngo bakakwibye, byakugiragaho ingaruka ki? Byarambabazaga, nkarakara, nkumva nyine sinzi ukuntu meze mu buzima, nkumva nahindutse. Yego. Utangira rero kugerageza gukora ibyo bintu nk'impano 2022, ni izihe mbogamizi noneho twavuga ushobora kuba warahuye nazo utangira gukora ibigendanye n'ubugeni? Yego, imbogamizi ntabwo zabura, nahuye nazo nkajya mpura n'abantu banca intege ko 2022 nibwo natangiye kujya nkora udupfukamunwa two mu budodo. Mpura n'abantu banca intege bakajya bambwira ngo ibyo bintu ukora ntabwo ari byo, yaba ari nk'umuntu duhuye atabizi yuko ari njyewe ubikora akanga kubyemera ati ni imashini ibikora, ntabe yakwemera yuko ari njyewe ubikora. Yego. Nagira n'uwo mbwira ati ushobora kuba wantera inkunga, nkaguka akambwira ati ibyo bintu ntabwo bibaho. Yego. Ku muryango wawe, Yego. ni iki kintu cyabatunguye bwa mbere babonye ibintu wakoze? Ikintu cyabatunguye ni ukuntu nakoze inkweto zo mu budodo. Mama yarabirebye aratungurwa, yari azi ko bitashoboka ko nari nabimubwiyeho ntiyabyemera. Rero abonye nzikoze zuzuye aratungurwa. Yego. Uragira uti warabimubwiye abanza kutabyemera. Muri uko kutabyemera wakuye he noneho imbaraga zo kumva ko ukwiriye gukomeza guhangana no kwemeza umubyeyi wawe kugira ngo yumve ko ibyo bintu ukwiriye kubikora? Imbaraga ntabwo njya nzibura, iyo akenshi na kenshi iyo ukunze kumpinga ndagerageza ku buryo nshobora kuba nakwemeza ikintu. Niho nakuye imbaraga. Yego. Niho yakuye imbaraga. Nk'uko rero namwe murimo murabireba ndetse murimo murabona uwo turi kuganira nawe mu kiganiro amahitamo yanjye, tugenda tuzana abantu bagiye batandukanye bagize amahitamo bagira mu buzima bwabo. Uyu munsi ushobora kuba ufite impano ndetse abantu babona yuko itagera aho ikugeza, ariko ntabwo ukwiriye gucika intege. Niyo mpamvu uyu munsi turi kumwe na Diane, turimo turaganira ku rugendo rwe rw'ubugeni, aho yatangiye akora ubugeni bushingiye ku bikoresho bimwe na bimwe abantu dusuzugura, ariko uyu munsi wa none hari aho amaze kuva, hari n'aho amaze kugera. Noneho Diane, tubwire muri bagenzi bawe mu rubyiruko, bakubonaga wicaye urimo uraboha, urimo uragira ibintu uterateranya, uri umukobwa w'inkumi, bavugaga iki kuri Diane? Yego, bakundaga kenshi na kenshi, bamwe barambwiraga ati wabuze imikoro, wabuze ikintu ukora, abandi bakaza ati ibintu ukora ni byiza kandi turabikunda. Nababwira ati nta kibazo ariko mubishaka mwaza nkabigisha, bakaba bambwira ngo ntabwo babishobora. Yego. Ubona uhereye icyo gihe utangira urubyiruko rusa nkaho rutakumva, noneho n'ubu ngubu itandukaniro ririmo ni irihe? Itandukaniro ririmo uhereye ubwo muri icyo gihe nkora batanyumva, nyine babonaga yuko ari ibintu byo kwishimisha, ari imikino y'abana, ugasanga bamwe barambwira ngo ndi nk'umwana wo muri primary, ariko nkababwira ati ngomba gukomeza. Ubu ngubu batangiye kubona icyiza cyabyo,
bamwe muri bo nabwiraga ati muze dufatanye mbigishe, ubu nibwo batangiye kumenya agaciro, basigaye baza ati twigishe. Yego. Yego. Iyo umuntu wamubwiye ikintu akagipinga noneho nyuma akabona ko ari ikintu kuko gifite gahunda gifatika, Yego. akaza noneho akakwegera kuvuga ati ndi kubona bya bintu napingaga ari ibintu bifatika, ntabwo ukora revenge, ntabwo uvuga ngo n'ubundi warampinze ntabwo nagufasha. Oya, ntabwo ariko mbifata. Ndamwicaza nkamwigisha, kenshi na kenshi hari abo wicaza wabigisha kuko ibintu nkora bisaba kuba ushiritse ubuti, wicaye utuje nta bintu bikujagaraje, nkabigisha bagera hagati ugasanga nyine barigendeye ngo ibi ngibi nta hantu byatugeza. Yego, ariko ubishoboye araza nkamwigisha. Muri ba bandi ntabwo njya mvuga ngo wabivuze gutya na gutya, kuko ntabwo nabibaziza, ntabwo bari bazi ko byagira akamaro. Yego. Rero nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira, ikiganiro ni amahitamo yanjye, turi kuganira ku rugendo rw'umwari muri kubona turi kuganira nawe, akora ubugeni, akaba yitwa Diane, naho ngiye mukomeje kubana nawe muri iki kiganiro. Nitwa Claude Muhirwa, tugiye kujya mu karuhuko gato ubundi tuze noneho tujya mu gice gisoza atwereka bimwe mu byo yagiye akora. Nitwa Ntare Frank, nkunda ibiganiro bitandukanye ariko by'umwihariko ikiganiro cyitwa My Choice gica kuri Rwanda 24 TV. Nyuma y'amasegonda make tuvuye mu karuhuko n'ubundi tugiye gukomeza ikiganiro amahitamo yanjye. Niba ari bwo ugifungura, turi kumwe n'umutumirwa witwa Diane, akaba akora ubugeni, aho akora ibikoresho bigiye bitandukanye dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi, yifashishije intoki ziwe, ndetse n'ibyo bikoresho abantu benshi dushobora kuba dusuzugura. Diane, noneho tumaze kumva ukuntu urugendo rwawe rwatangiye, aho wamenyeye ko ufite impano ukwiriye kuba noneho watangira no kuyibyaza umusaruro. Kugeza kuri ubu ngubu ni iki kintu wishimira noneho kuvuga ngo hari ibyo umaze kugeraho, hari ibyo umaze gukora, ku buryo n'abantu noneho bashobora gutangira kuvuga ngo Diane dukwiriye kumwegera tukamuha isoko akaba yagira ibyo adukorera? Yego, murakoze. Ikintu nishimira ni uko nyine bitewe n'urugendo natangiye banca intege, nkaba hari n'aho ngeze ubu. Ikintu nishimira ni uko nshobora gufata ibintu byataye agaciro, tuzi ko dushobora kubijugunya nyine nta kintu biba bikimaze, nkumva numva nabibyazamo ikindi kintu kizima kandi cy'agaciro. Yego, ko kuba ushobora gufata ibintu bimwe mu byo abantu dushobora kubona yuko nta kintu bikimaze ukaba wabibyazamo ikindi kintu runaka. Duhe nk'ingero, ni nk'ibiki by'ibanze abantu dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse tunajugunya, ariko wowe iyo ubibonye uhita uvuga ngo iyi ni imari, ngomba kuyifata nkagira ikintu runaka ndi bugikuremo. Yego, nk'urugero rw'ibintu dukoresha mu buzima bwa buri munsi, harimo nk'amacupa. Amacupa dushobora kuyajugunya tuzi ko nta gaciro afite, kandi tuzi ko yangiza ibidukikije. Njyewe rero iyo nyabonye nyabonamo nk'imari ikomeye. Yego. Kuko nshobora kuyabyazamo umutako mwiza ku buryo ureba ukaba wawutaka, bikaba ari ibintu bisa neza cyane. Yego. Uvuze amacupa, tugira amacupa y'ubwoko bugiye butandukanye, hari aya purasitike, hari ay'ibirahure. Ni ubuhe bwoko bw'amacupa wowe ushobora kubukoresha? Nkoresha aya purasitike, nayo ndayakoresha, nkaba nakuramo ivaze ushobora guterekamo ururabo, n'ayameneka, aya y'inzoga nayo ndayakoresha nkayatakaho amasaro,
ugashyiramo ururabo ushaka bitewe n'urwo wifuza, harimo n'amacupa ya mayoneze, dukuramo umutako mwiza twifashishije ubudodo. Yego. Yego. Nagiye wigeze ukora noneho umutako ukoresheje icupa ry'inzoga cyangwa se icupa rya plastique, umuntu yagura yageza mu rugo yasanga ari icupa agahita avuga ngo uriya mukobwa ashobora kuba yanuburiye? Yego, bibaho kuba umuntu yabikora bikagenda gutyo, kuko ndabizi nigeze gukora icupa ry'inzoga nditakaho amasaro, nyine ndikoramo umutako mwiza, uwo muntu aje arabyishimira, ariko nyine ageze mu rugo arebye abona nyine namutuburiye, arampamagara ati kuki wantuburiye, ndamubwira ati nuko mbikora, ariko nawe nahari n'aka kanya cyambwira ati naragushimiye wankoreye ibintu byiza pe. Yego. Ubona imyumvire noneho kugeza ubu ngubu ihagaze gute ku bigendanye n'ubugeni ukora? Ese abantu koko bumva ibyo ukora cyangwa baracyabitesha agaciro? Oya, kuri ubu basigaye bumva ibyo nkora, kuko basigaye bareba bakabona wenda nko muri karitsiye mu rugo cyangwa se aho dutuye, bakabona nyine ni njye muntu ubikora. Kandi abantu bose barabikunda, baba ari abazungu barabikunda, ubwo rero nabo basigaye babihakana yuko ari ibintu by'agaciro. Hano imbere yawe ndabona ufite agashakoshi. Aka gashakoshi ndimo ndabona gakozwe mu ki? Aka gasakoshi uri kureba gakozwe mu masaro. Amasaro tuzi ko bakunda kwambara ku kaboko. Tuzi ko bakunda kuyambara ku kaboko, umuntu ashobora kuyaguhamo nk'akagifuti, ari agasaro yakuzaniye, ariko kuri ubu njye nararebye mbona n'agasakoshi kavamo. Gakoze mu masaro, gakoresheje intoki, nta mashini yigeze gakora. Akantu nk'aka ngaka keza kameze gutya kifashishwa n'ubundi n'abakobwa bagenzi bawe cyangwa se abamama, uri kuvuga ko gakoreshejwe intoki, bifata igihe kingana gute kugira ngo ube wakora akantu nk'aka ngaka? Ntabwo bifata igihe kinini cyane, bimfata nk'amasaha 5 mba nkasoje. Amasaha 5 kuvuga ubwo tubaze uramutse uvuye saa 2 za mu gitondo, bivuze ko uri kugera saa 6 z'amanywa ukirimo uragakora. Yego. Turi kubona ni amasaro abakobwa bambara ku maboko, ariko se gahujwe n'iki? Harimo utugozi tutoroshye, nyine ushaka kureba utugozi turimo wakwifashisha nk'urukweto rwa Masayi. Yego. Ruriya rukweto rwa Masayi rero ruriho udusaro, haba harimo ino migozi. Yego. Kubona ibikoresho ushobora kuba wakoresha kugira ngo ube wakora akantu nk'aka ngaka, biroroshye? Oya, ntabwo byoroshye, ariko nk'uko umuntu ubikora warabyize nk'umwuga, ntabwo ufata nk'ibintu bigoye. Yego. Yego, kuko ibikoresho akenshi na kenshi aho ntuye Nyanza ntabihaboneka, n'i Huye niho nzi hashobora kuba hanyegereye naho ntabihari, ibikoresho mbikora i Kigali. Yego. Ubu ngubu iyo ukoze agashakoshi nk'aka ngaka, bigendanye urimo uravuga ko kubona ibikoresho ari ibintu bikugora, kuba i Nyanza, i Huye, i Muhanga, Kamonyi, Ruhango utahabona ibikoresho ushobora kuba wakwifashisha, ntabwo ari ibintu bishobora kuba bihenze cyane ku buryo abakiriya bashobora kugira ubwoba bwo kuza kuba bakugurira? Oya, ntabwo bihenze cyane ku buryo bagira ubwoba bwo kuba bangurira, kandi nanjye nshyira mu gaciro, nkabiha agaciro kangana n'uko nabikoze. Urugero dufashe nka kano gashakoshi keza turimo turabona, kari mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku, ari nk'umuntu uje kukagura wakamuhera amafaranga angahe? Nakamuhera ku giciro gitoya kiri hasi cyane, ni 12,000 byonyine. 12,000 byonyine.
ubwo abakiriya cyangwa se abaturage cya kintu twigize gukomozaho cy'imyumvire ntabwo bumva ari amafaranga menshi cyane, oya ntabwo avuga ngo najya mu isoko nkagura kandi k'umwenda katakwinjizwamo n'amazi. Yego. Abaturage nyine bamaze kumenyera bo bahise bumva yuko ari ibintu birenze, kuko ahita atekereza kugenda akagura mu isoko agasakoshi k'umwenda, yego nubwo kaba katinjiramo amazi ariko karasaza kagacika, imbeba ishobora kukegera ikakarya, ariko kano nta kibazo kagira, nta gucika n'imbeba ntabwo yakoraho. Abenshi nyine bakunze kungurira baba bambwira yuko bari kwihahira imitamenwa. Benshi bakugurira baba barimo bavuga ko bari guhaha imitamenwa. Turimo turagana ku musozo. Urugendo rwa Diane ubu ngubu mu ntumbero zawe, urumva ahazaza hawe hakwiye kuba hameze hate? Ahazaza hanjye mba numva nshobora nko gushinga uruganda nyine rwagutse, cyangwa se nka shopu abantu bazajya baza bagahahiramo, bakavuga ati reka tujye hano kwa runaka turahakura ibintu bijyanye, ushobora kuza ukahakura imyenda ijyanye n'agasakoshi n'inkweto. Yego ushaka kwambara kompuriti wandeba ubwo ngubwo tukavugana, ushaka no kumpamagara wampamagara kuri iyi nimero ya 07 7 90 32 73. 07 7 32 Yego, iyo ni nimero umuntu wifuza yuko wamuha serivisi ashobora kuba yakubonaho. N'iki kintu noneho wabwira ababyeyi bawe? Ababyeyi banjye ikintu nababwira, ndabashimira kandi ndabakunda cyane, aho bari bumve ko mbashimiye cyane. Umubyeyi wanjye nshimiye cyane ni mama, yumve ko mushimiye pe respect. Yego, kubera icyo ari we ushimiye cyane? Nuko nyine niyo dukunda kuba dufatanyije urugendo, aho nacitse intege amba hafi akagukomeza. Yego. Noneho inshuti zawe, urubyiruko rugenzi rwawe, warubwira iki noneho ku byerekeranye no gukura amaboko mu mufuka bagakora? Yego, urubyiruko rwanjye, rugenzi rwanjye, inshuti zanjye, ikintu nababwira ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora, ibyo tureba tukabona yuko nta gaciro bifite nibyo bitugirira akamaro k'ejo hazaza. Ikintu nababwira rero, nimba ufite ikintu uri gutekereza gikore, ugishyire mu mishinga nyine ukigaragaze, kuko nanjye mbikora nababwiye yuko rwari urugendo rutoroshye, nabikoraga bampinga. Ikintu rero gikore, ushyiremo imbaraga n'umutima wawe wose, ugikore neza kandi wishimye, nka ba bandi njya mbona, tureke nyine kujya kwiyandarika ngo twumve yuko ubutunzi tuzabukura ahandi atari twe twabwishakiye, atari twe twavunikiye. Nidukure amaboko mu mifuka dukore. Yego, nidukure amaboko mu mufuka dukore, nibwo tuzabasha kugera ku byo twifuza mu buzima bwacu bw'ejo hazaza. Rubyiruko rugenzi rwacu, mwe mukomeje kudukurikira kuri Rwanda 24 TV, ndetse n'ababyeyi bacu batureberera umunsi ku munsi, mufite inshingano zikomeye zo gukomeza gushishikariza urubyiruko, abana babakomotseho cyangwa se abaturanyi banyu, gukora bagakura amaboko mu mufuka, kugira ngo ejo cyangwa se ejo bundi tuzabe dufite u Rwanda rwiza rufite abaturage, by'umwihariko urubyiruko rukunda akazi. Rero nk'uko ari ibisanzwe mu kiganiro amahitamo yanjye, ndagaruka kuri ino message. Niba ufite icyo waganiriza abantu, ukaba warabuze uburyo ushobora kuba waganiriza abantu, ukabaha ubuhamya, ukabaha amahitamo wagize mu buzima
bwawe, ashobora kuba ari amahitamo meza cyangwa se ari amahitamo atarabaye meza kuri wowe, ariko uyahitamo ukaba warabonaga ari amahitamo meza. Byose bifite icyo byigisha abadukurikira kuri Rwanda 24 TV. Biroroshye rero, ni ukutwandikira kuri Instagram page ariyo Rwanda 24 TV, TikTok Rwanda 24 TV, Facebook ni Rwanda 24 TV, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0714141281. Diane, dusoza noneho, nk'umunota umwe cyangwa se amasegonda, gira ubutumwa noneho ugenera abantu muri rusange bakurikira ikiganiro amahitamo yanjye kuri Rwanda 24 TV. Murakoze. Ubutumwa nagenera abantu badukurikiye muri kano kanya ni uko hagize uwukorerwamo n'Imana nyine akavuga ati uno mwana namufasha akazamuka, yamfasha kuko nta bushobozi mfite burenze ku buryo nabasha guhaza amasoko. Yego, hagize ushobora kuba yamfasha. Murakoze. Yego, niba udukurikiye cyangwa se uzakurikira kino kiganiro ukabona impano ya Diane, ufite umutima wo kuba wamutera inkunga akava ku rwego rumwe akagera ku rundi, biroroshye. Yatanze nimero ushobora kuba wamubonaho, ariko nanone dushobora kongera kuyibutsa abakurikiye ikiganiro amahitamo yanjye. Harya ni 07 078 078 790 73. Iyo niyo nimero ushobora kuba wanyuraho ukaba wagira icyo umufasha, ukaba wamushyigikira mu mpano afite yo gukora ubugeni, dore ko muri ino minsi ari kubikora yifashishije intoki ziwe. Reka rero namwe mwese mukomeje kutuba hafi, mukurikirana gahunda za Rwanda 24 TV, by'umwihariko ikiganiro amahitamo yanjye. Tubashimire, kandi Diane nawe turagushimiye kubw'igihe cyawe, umwanya watanze kugira ngo uze tuganire. Yego, murakoze. Yego, namwe rero reka tubashimire, mbibutsa yuko ikiganiro amahitamo yanjye ni buri wa gatatu saa 12 z'umugoroba, kuri platform zacu zose twitwa Rwanda 24 TV. Ikiganiro amahitamo yanjye nakagaruka. Nitwa Ntare Frank, nkunda ibiganiro bitandukanye, ariko by'umwihariko ikiganiro cyitwa My Choice gica kuri Rwanda 24 TV.